Number clocking on the wire, say that. Inside. byinshi kuri Dr Nsabi, umuhanzi n'umunyabugeni wavuye mu munyarwenya utembagaza benshi. Niba ukoresha imbuga nkoranyambaga ukaba ukunda ibintu bijyanye n'imyidagaduro, nta kuntu waba utazi umunyarwenya Dr Nsabi umaze kwigarurira imitima ya benshi bitewe n'uburyo atembagaza abatari bake, haba TikTok, WhatsApp, Instagram n'ahandi. Video ze muri iyi minsi zirahererekanwa, benshi baraseka hafi guhera umwuka. Video ze ukaba yambaye kongeraho ikirimo akoresha kimusanze birabatembagaza. Ni umusore uba wiyambariye ingofero, ikote na karuvate n'ipantaro, ndetse ntibibagirwe n'inkweto za bodaboda. Imvugo ye itamenyerewe cyane ni kimwe mu bigenda bimwongerera igikundiro umunsi ku munsi. Zimwe muri video yakoze zo gusetsa abantu zakunzwe cyane, zigahererekanwa ku mbuga nkoranyambaga cyane harimo impaye mana we ewe. Uyu musore ukiri muto ndamutse mvuze ko ari umwe mu banyarwenya b'abahanga bazamutse neza, bafite impano n'ubuhanga mu gusetsa, sinaba mbeshye kuko arabigaragaza cyane. Amaze kwigarurira imitima ya benshi mu gihe gito amaze muri uru ruganda. Nubwo abenshi ubumenye vuba aha, ariko ngo yahereye na mbere hose akora, ariko bisa n'ibyanze. Yatangiye kwamamara no gukundwa nyuma y'uko yinjiye muri timu ya Clearman, agatangira gukorana na Clearman, Mitsutsu, Aisha, Nyambo Jessica, Soroba n'abandi. Kuva ubwo ikibuga baragifashe ku buryo iyo uvuze komedi muri iyi minsi abenshi mu mitwe yabo bahita hazamo abasore n'izi nkumi. Gusa uko Nsabi yahuye na Clearman nabyo ni indi nkuru yo kubara, ndaza kubikubwira neza. Ariko se mu by'ukuri Dr Nsabi ni muntu ki? Habaye hati? Ese aracyari iwabo mu cyaro cyangwa asigaye atuye i Kigali? Muri iki kiganiro ngiye kukubwira byose wibaza kuri uyu musore. Hano wageze ni kuri Next Hope TV. Ngiye wumva nitwa Joe 12. Ngo ikaze. Amazina y'ubuhanzi cyangwa akoresha mu kazi ke ni Dr Nsabi nyine. Aho rero ushobora kwibaza impamvu yise Dr. Ubwo yabajwe ikibazo, Nsabi yagize ati ubundi nize ibintu bijyanye na MCB, mate, chimie na biology. Ibyo bintu iyo umuntu abyize neza abirangiza afite tayito ya Dr nyine yarize akagerayo. Noneho njyewe narize mbona ngarukiye hafi. Noneho ndavuga nti n'ubundi niyo narindi kujya. Mpita mbyanzura ndavuga nti ndi Dr. Iyo tayito ihita hajya nawe mbisabye na n'uwo mbirwaniye nawe. Ndavuga nti ndi Dr. Yakomeje avuga ko hari n'abapotere n'abaprofete benshi bariho tutazi aho bimikiwe. Ati rero nanjye si igitangaza kwita Dr. Ariko se mu buryo bwihariye Nsabi ni muntu ki? Ubusanzwe ababyeyi be bamwise Nsabimana Eric, ariko we yiyita Dr Nsabi, ari nabwo twese tuzi. Yavutse mu 1999, avukira mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Akaba ari umwana wa kabiri mu muryango w'abana 4, abahungu 3 n'umukobwa 1. Akaba ari nawe mukuru, afite ababyeyi bose. Yagize amahirwe yo kwiga, aho yarangije amashuri yisumbuye. Yarangije muri JS Muhoza ya mbere Musanze. Akaba yarize MCB, mate, chimie na biology. Yarangije muri 2019. Mu kiganiro cyihariye Dr Nsabi yahaye ikinyamakuru Isimbi cyagarutse ku buzima bwe. Yakuze se akora akazi k'ubufundi. Ni mu gihe nyina yateraga amarangi. Niko akazi kari kabatunze bakoraga, nubwo rimwe n'imwe kaburaga. Ariko avuga ko uko bagendaga bamenyana n'abantu benshi
ni nako kazi kabonekaga. Dr Nsaba avuga ko yatangiye umwuga wo gukina filimi n'urwenya muri 2016 akorana n'abandi baza no kwegukana igikombe ku nsanganyamatsiko yari yatanzwe. Ati icyo gihe natwaye igihembo, hari amarushanwa yo gukina ikinamico, ariko byari kuvuga ku bana bafite ubumuga, uburyo tugomba kubana nabo muri sosiyete no mu mashuri no guharanira uburenganzira bwabo. Icyo gihe nakinye neza, dutwara igikombe, tuba ba mbere. Ndakeka aho niho natangiriye, nkomeza kubikora mu bigo byose nizeho. Nabaga mu matsinda club akora ibintu bijyanye n'imyidagaduro, ugasanga ndabishoboye. Ikigo cyose sinigagaho wasangaga nzwi mu bintu bijyanye n'urwenya no kuvuga amakuru. Ku bijyanye n'izina yahisemo gukoresha mwuga yinjiyemo rya Dr Nsabi, yavuze ko bifitanye isano nawe ndetse n'ibyo yize. Ati hari iryo zina ryavuye, ikintu cya mbere cyo umuntu inkomoko yanjye, sinkunda kwihakana uwo ndi we bwite bitewe n'aho ndi cyangwa aho nshaka kugera. Icya mbere naravuze ngo niba nshaka kuba icyamamare, ntabwo ngomba kujya kure y'amazina yanjye ngo nyihakane, ahubwo mu gice kigomba kugira amazina nzitwa hagomba kuzazamo izina ryanjye. Aho niho navanye Nsabi. Irya dogiteri ryo ryaje bitewe n'ukuntu nizeye musibe, kandi iyo umuntu yize neza aba umuganga. Noneho njye narayize ariko byananiye, ndavuga noneho reka nubwo ntabigezeho, ariko naravunitse, ntabwo ngomba kwirengagiza imvune navunitse. Nubwo byananiye mpita mfata dogiteri gutyo. Noneho bitabihura n'ukuntu yaradutse ijambo rigezweho ryakora umuti. Ndavuga nti se hazajya hakorwa imiti nta muntu wo kuyivura ishwari? Ndavuga ngomba gushyiraho ka dogiteri kugira ngo imiti bakoze njye nyivurisha. Nubwo agifite urugendo runini rwo kugenda, Dr Nsaba avuga ko byibuze uyishimira aho izina rye rimaze kugera, kuko ryaramenyekanye cyane. Ati izina rya Dr Nsabi rimaze gukura, kuko icyo ngenderaho mvuga ko rimaze gukura ni uko rizwi n'abantu benshi. Ubona ari ibintu byazamutse bikajya ku yindi ntera. Ni izina ryazamutse rikajya mu yandi azwi dufite mu gihugu akora umwuga wa sinema. Buri wese wagize icyo ageraho mu kazi akora, byanze bikunze hari imbogamizi cyangwa inzira z'amahwa yaranyuzemo kugira ngo agere ahagera. Nsabi rero nawe nuko. Ku kijyanye n'ikintu cyamugoye mu rugendo rwo kwinjira muri sinema, yagize ati ikintu cya mbere cyangoye ni ukwisubiza ikibazo cyanzihangana ngeze ryari, ariko kubera Imana no gusenga byamaze gucamo. Ahamya ko umwuga akora ari umwuga ushobora gutunga umuntu, ndetse akakurikije ibyo agenda abona nta kintu kimuhungabanyije, abona ko ariho hazava ibimutunga n'abazamukomokaho. Ati ngumye mu murongo ndimo ntagize ikimuhungabanya, ni ibintu bishobora kuzangirira umumaro ku buryo bishobora kuntunga nanjye ngatunga n'abandi. Umuntu wese uzi Nsabi, ikintu cya mbere amuziho ni imyambarire ye, ndetse benshi bamubonye yambaye imyenda isanzwe myiza nyine nk'abandi, baba bavuga ko batabonye Nsabi wa nyawe. Wa wundi igipano cy'ikijingisi, ikoti rihora rifunguye n'igikaruvate mu gatuza, kongeraho na bodaboda ahoramo, ingofero mu mutwe n'amarineti akingirije ku maso. Iyo myambarire iri mu bikurura abantu bakarushaho kumukunda. Imyambarire ye ari mu kazi ni ikintu yatekerejeho gishobora kuba nk'ikimuranga, kugira ngo bimufashe kuzamura izina rye mu buryo bworoshye kandi vuba. Ati niba ari urwenya ninjiriyemo, ugomba kundeba ugahita utangazwa n'uko meze, bikagutera kunyitaho. Ndavuga ikintu cyatuma umuntu andeba bwa mbere
agatungurwa cyangwa agahita afata mu mutwe ni iki. Niko kwambara ibintu bitandukanye. Mpitamo gukoresha ingofero, nkoresha karuvate, amarineti n'ikoti n'ipantaro n'inkweto za bodaboda. Uretse komedi kandi Nzayi burya yifitemo n'izindi mpano nyinshi zimubyiganiramo. Avuga ko yari afite inzozi zo kuzaba umuhanzi cyangwa se umushyushyarugamba, kuko murabizi mu minsi yatambutse yasohoye indirimbo. Mu buzima busanzwe Dr Nsabi afite ibyamubabaje ndetse n'ibyamushimishije. Uhise wibaza uti ni ibihe? Ikintu cyamubabaje ngo ni uburyo aba yarakoze cyane bimugoye ngo azamuke, ariko yamara kuzamuka n'iryo zina yishimiye aribonye nabyo bikamubangamira. Naho icyo yishimira ngo ni uko yabonye urubuga anyurizamo ibintu bimuri mu mutwe mu buryo bworoshye kandi bikagera kuri benshi. Ikindi yishimira ni uko byatumye yunguka inshuti nyinshi atari asanzwe afite. Kimwe mu bintu yakoze akiri umwana n'uyu munsi atajya yibagirwa ni uburyo yigeze kuva mu karere ka Musanze akajya Nyabihu n'amaguru kubera urukumbuzi ngo yari akumbuye mushiki we, agenda atanasibye n'uruhushya. Ku bijyanye n'urukundo abajwe niba yaba afite umukunzi kimwe n'abandi basitari benshi, Dr Nsabi nawe yavuze ko nta mukunzi afite, ngo ari single rwose. Kwinjira muri sinema nabyo ntibyamworoheye, ndetse ngo kubyumvisha umuryango we byaragoranye cyane. Ubwa mbere ababyeyi babona ibyo akora ntibabyumvaga na gato, uburyo byazavamo ibintu bifatika byabyara amafaranga bikaba byabatunga, ahubwo bo ngo bamugiraga inama yo kujya mu gisirikare cyangwa mu gipolisi. Guhura na Clement bisa naho byahinduriye Nsabi ubuzima, kuko byamufungurira amarembo cyane, bituma amenyana n'abantu benshi ndetse ibikorwa bye bigera kure, ndetse yunguka abafana benshi baba basanga ari abafana ba Clement na bagenzi be. Gusa Clement nawe avuga ko Nsabi yaje ari umugisha, ndetse ngo hari ikintu yongereye kuri filimi ze kuva batangira gukorana, kubera ukuntu bahuza. Avuga ko rwose basa n'abaremewe gukorana. Gusa ukuntu bahuye nabyo ubwabyo biratangaje. Nsavuga ko bwa mbere ahura na Clement bari basanga bataziranye, ariko buri umwe areba ibikorwa by'undi ku mbuga nkoranyambaga. Nsabi yari asanzwe yibera i Musanze nyine, ari naho akorera amakomedi. Noneho rimwe ngo Clement amwandikira kuri Instagram amubwira ukuntu amufana. Nsabi nawe amubwira ko amufana, basanga barafanana. Clement ngo yahise amuha igitekerezo cy'uko bazakora akantu kamwe bakareba uko abantu bakakira. Nsabi nk'umuntu wari ukeneye amaboko no kumenyekana yahise abyishimira, igitekerezo cyumva vuba. Bemeranyijwe gukorana, maze rimwe Nsabi arabyuka atega imodoka imivana i Musanze paka i Kigali. Araza barashutinga bakora komedi, abantu barayikunda cyane bayakira neza. Kuva ubwo babona ko nta mpamvu yo kudahuza imbaraga ngo bakorane, niko batangiye gukorana kugeza magingo aya. Ubu rimwe na rimwe bananyuzamo bakajya mu bitaramo by'urwenya imbere y'abantu byitwa stand up comedy, bagakorana bagasusurutsa abantu. Ahantu rero Nsabi igitangaza nuko yakinnye na Clement biba ari uburyohe. Noneho yahura na Mitsutsu we bikaba agahebuza, yakirana Nyambo cyangwa Aisha byose bikaba biryoshye, abantu bakabikunda cyane. Ngayo nguko rero ngibya Dr Nsabi, umunyarwenya ukomeye cyane hano mu Rwanda, umaze kubaka izina no kwigarurira abakunzi benshi. Na wakoze kudukurikirana kuri Next Hope TV. Njye wumvaga Jojo 12, naho ubutaha Imana ibarinde.